dore amahirwe adasanzwe ya scholarship ari gutangwa muri undergraduate ku banyeshuri bose basoje senior 6 uyu mwaka ndetse n'abanyeshuri basoje imyaka itandukanye. Niba uzi ko ufite imyaka hagati ya 18 na 25 ukaba wujuje ibisabwa neza nkuko biri muri iyi video ngiye kubasobanurira buri kimwe. Iyi ni scholarship idasanzwe ikumenyera amafaranga y'ishuri nakubeshaho muri universities zikomeye mu Rwanda. University iyo ari yose bashobora kuyigusponsoringaho bakakwishyurira buri kimwe ukayiga neza. Niba uri mushya ku rubuga rwacu uri ahantu hanyaho ku bintu bijyanye na scholarship, jobs ndetse na internship ndetse na opportunities zitandukanye zabagirira akamaro. Kanda subscribe, turning on all notifications kugira ngo tuzacikanwa n'ikintu na kimwe tugishyiraho ikiganiro cyangwa se guidance ujye tubona bikugezeho ako kanya uhita ukurikirana ibintu byose hakiri kare. Iyi scholarship nkuko muri kubibona ni undergraduate leadership development scholarship, niyo category. Hanyuma iyi scholarship reba abantu bari herere abantu bashaka kwiga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse iyi niyo country irimo iratanga scholarship, niho iyi organization ikorera. Hanyuma ibihugu biri eligible uraza gusanga igihugu cy'u Rwanda kiri eligible. Iyi scholarship nkuko muri kubibona scholarship coverage ni full funded. These numbers have faces itanga full funded scholarship ku bantu bakiri batoya b'urubyiruko mu Rwanda hano bashaka kwiga muri universities ziri top mu Rwanda mu programs atandukanye. Nkuko muri kugenda mubonamo hano muri kuri website yabo bari kugenda babivuga. Hanyuma uje kureba kuri overview ya scholarship, iyi scholarship uraza gusanga ari igihe imara imyaka 4 ku bantu bashaka kwiga bachelor degree. Hanyuma type of scholarship nkuko nabibabwiye ni leadership scholarship. Iyi ngiyi ikaba yishyurira umunyeshuri wawe selected 100%. Nkuko muri kugenda mubibona hano bagiye babyerekana umunyeshuri wawe selected bamwishyurira 100%. Ikindi bakwishyurira amafaranga yo kwiyandikisha, amafaranga y'ibitabo, aho kuba ndetse n'ibintu byose ukenera mu bijyanye n'imyigire. Haba ari aho ibintu bijyanye na monthly leadership, hakaba workshop ndetse na mentorship programs bakaguha abantu bakumentaringa. Ikindi nuko cya kabiri nuko batanga na community impact scholarship. Iyi scholarship yo guhaye community impact scholarship yo ikavaringa 50% ndetse no kugeza ku 100%. Iyo bakwishyuriye amafaranga y'ishuri bakakumenyera n'ibindi bintu bitandukanye umunyeshuri akenera kugira ngo abe yakora project zitandukanye bitewe n'ahantu yabaye selected agiye kwiga hatandukanye. Hanyuma bimwe mu bintu bituma uba wahabwa iyi scholarship, hano hari eligibility criteria zigenderwaho kugira ngo ube wahabwa iyi scholarship. Kugira ngo uhabwe scholarship na these numbers have faces nuko ugomba kuba wujuje ibi bikurikira. Ku muntu ushaka kwiga muri undergraduate nkuko nababwiye agomba kuba ari umunyarwanda afite hagati y'imyaka 18 n'imyaka 25. Ikindi agomba kuba afite amanota meza, yara performance neza muri high school. Ikindi agomba kuba agaragaza yuko akeneye financial need, akeneye support kugira ngo akomeze amasomo ye. Ikindi afite leadership potential, afite ubushobozi muri we bwo kuba yayobora muri we. Akaba yagira runaka gahunda runaka zitandukanye agenda yayobora. Hanyuma muri general requirement icyo kureba hamwe general requirement uraza gusanga agomba kuba azi icyongereza nkuko muri kugenda mubibona hano. Proficiency in English, ugomba kuba uzi icyongereza neza kubera ko workshop yose azakorwa mu cyongereza. Ikindi witeguye kuzajya witabira leadership training cyangwa development workshop ziba buri kwezi bitewe n'igihe bazajya babamenyesha abantu bazaba barabaye selected. Ikindi kandi witeguye kuba wa completinga cyangwa se wakuzuza amasaha 50 ya community services buri mwaka bitewe na gahunda muzajya mugenda muhabwa ku bantu bazaba babaye selected. Ikindi cyo kureba hamwe document asabwa sense abwize document kugira ngo nkora application muri scholarship. Uraza uje hano kuri documents uraza gusanga hari ibintu hano naho bateye basuspecifyinga bitandukanye. Ikintu cya mbere ugomba gukora hano nuko uza hano ugacompleting online form. Kimwe mu bintu bisabwa kugira ngo ucompleting online form, hano hari link ndibuze kubahereza muri description. Hanyuma umaze kwa applyingamo neza ubujuje iyo online application form, usabwa gutanga academic transcripts na certificates. Ku bantu bafite batari kumva ibi byari byo nukuvuga ngo academic transcript ni kugenda gushaka amabillet yawe cyangwa school reports kuva muri senior 4 kugera muri senior 6. Ikindi ukareba na certificate, niba ufite ama certificate atandukanye ukaza kugira ukaza kuyafata ukayifashishamo hano ukaza kuyauploadingamo. Ikindi ukaza gutanga proof yuko ushaka financial need. Iyo proof igomba kuba yerekana nibura income cyangwa se iyo twita income statement, yerekana amafaranga
mushobora kuba mwaba mukoresha iwanyu isapotinga, mbese muri make ko ukeneye financial support. Ikindi ukandika letter of recommendation cyangwa ugashaka recommendation letter ivuye ku mu academic or professional, ku muntu uri profession, cyangwa recommendation letter ku muntu utasobanukiwe ni letere ujya ku kigo wigagaho ukayaka umuyobozi w'ikigo cyangwa se umwarimu wakwigishije, arayiguhereza rwose ugakora application yawe neza nta kibazo na kimwe kindi kivutsemo. Ikindi ni ukuvuga ngo uhituza ukareba kuri personal statement detailing goals, aspiration na community and commitment to social change. Ni ukuvuga ngo hano personal statement ni izo ugomba gukora neza. Hano kimwe mu bintu ugomba kwitondera, ugomba kuzikora neza kugira ngo uhabwe scholarship, kuko iyo bagiye kugenda baselectinga barazireba bakazirebaho neza, kuko iyo wayikoze neza ugomba kuba ufite chance yo kuba selected. Ku bantu batazi kuzikora, ndaza gutanga email yanjye muri description, hanyuma abantu bashaka kubona abafasha application muraza kungeraho mbafashe gukora application nta kibazo. Hanyuma kuri application timeline ni ukuvuga ngo ese application izarangira ryari. Iyi application niko mubibona yatangiye vuba aha ngaha muri uku kwa 10 muri kwezi kwa mbere, ikaba izarangira mu kwezi kwa mbere n'uri ku itariki 31 kuri kurangira. Niba uzi kubonye aya mahirwe, gerageza vuba hakiri kare, hanyuma nanjye usangize na bagenzi bawe nabo bakora application. Tudatinze rero reka mbere kukuntu wakora application step by step. Uraza ukavisitinga iyi website yabo nkuko muri kubibona hano thesenumbers.org. Iyi ni organization yabo ifite amanuza ama form ya application. Aha niho tugiye gukora form ya application, hanyuma ubundi tugahita dukomeza na application yacu. Nkuko uri kubibona, uraza ujye hano hari ibara ry'ubururu harimo 2025 University Leadership Program Application, nurangiza uhakande. Numara kuhakanda urategereza bagufungurire ahantu nyura ukora application. Iyi niyo form yacu application. Noneho tugiye gukora application step by step, ntagire na step nimwe gucika, kugira ngo ube sure yuko ushobora kuba wirinze kosa na rimwe byatuma ubura iyi scholarship. Dore uko niko application ikorwa nkuko nabibabwiye. Uraza ujye hano hari I have read the terms, ukiriho yes. Numara gukanda kuri yes uhita ukora kuri next page. Numara kujya kuri next page, ikintu ukora no ukuza neza buri kimwe hano, then ukabikora neza nko ngiye kubikwereka. Uraza hano first name wandikemo izina ryawe neza nkuko riri, last name nayo yishyiremo, hanyuma numara gushyiramo neza wujuje iyi pariti iza ukaza ukagera hano nkuko muri kubibona. Uraza ushyiremo na mobile number. Ahantu muri kubona akantu k'umutu kose ugomba kuwuzuza nkuko bikwiriye, hanyuma selecting nationality yawe ushyiremo igihugu cy'u Rwanda, ushyiremo igihugu uri kubamo ushyireho u Rwanda nkuko uri kubibona kuri list. Nurangiza uselecting umwaka wavutsemo, nimba waravutse muri 2003 cyangwa 2004 ubishyireho bitewe n'igihe wavukiye 2004. Uze uselecting gender yawe male, nimba uri male, nimba uri female urabibona nabyo. Yes, nimba hari umuntu wakurimo kumanitse kwa applying hano kuri these numbers have faces, uraza ushyiraho yes. Niba ntawe hano ushyiraho izina rye, ariko niba ntawe urahihorera hano hantu. Nuhihorera uze ujye kuri school attended. Aha ni ikigo wizeho muri segonderi, sinasigisi wayisoreje ku cyo kigo ubishyiremo hano, hanyuma combination wize nayo yandikemo hano. Ibi numara kubikora uraza hano hasi wandikemo amanota wagize, amanota wagize ku ijana bitewe n'amanota mwakoreho. Nimba mwakore kuri 73 ushobora gushyiramo gutya 61 out of 73 cyangwa 40 kuri 40 bitewe n'amanota wagiye ukoreraho nyine bitewe n'igihe wasoreje. Hanyuma numara kubikora ibyo ngibyo, numara kubikora uraza ujya hano ushyiremo igihe umwaka wasoreje. Ahangaha nko muri kuhabona what year did you sit for national living exams ubishyiremo, hanyuma igihugu wakoremo ikizamini gisoza amashuri yisumbuye nabyo hano ubishyiremo hano. In what country did you take national living exams. Hanyuma numara kubikora neza uraza ujya hano, niba usanzwe wiga muri university uraza uselecting hano handitse currently university student. Niba umunyeshuri mushyashya udafite indi university nimwe urimo urabyihorera, urazana ko ugiye hano. Niba uri umunyeshuri mushyashya urajya kuri new student. Hanyuma umuntu ufite numara gusoza biriya byo hejuru uraza ukomeze nahangaho future university aspirations. Hano uraza wandikemo ni university wumva ushobora kuzatendinga. Nimba utarajya muri university nimwe uraza wandikemo university wumva ushaka kwatendinga iyo university uyandikemo hano, hanyuma uvuga impamvu
uhisemo iyo university hano kuri iyi stage nko muri kubibona hano why you have you chosen that university hano ngaha. Hanyuma numara kubikora neza uraza gushyiramo desired course of study hano icyo ushaka kuzigayo isomo rya mbere. Hanyuma second choice nayo uyivuge hano. Nyuma kuvuga choice ebyiri wumva uri interested ushobora kwiga baramutse bagufashe ngo ujye kwiga. Nurangiza uraza hano muri why you have chosen this course usobanura impamvu wahisemo iryo somo. Hano urabyandika mu cyongereza cyiza kimeze neza, ubikore neza kugira ngo ubakonvenke. Hanyuma ukimara kubikora ibi byose uraza urebe iki kibazo nacyo gisubize. Have you submitted your application to the college or university? Hano barakubaza niba warigeze ukora application muri university cyangwa college washyizemo hano. Niba ari yego uraza ushyire kuri yes, niba utari wigeze uyikoramo urashyiraho no. Hanyuma ikindi niba ari no urashyiramo igihe uteganya ku applyinga gukora application muri university. Nukuvuga ngo hano urugero rworoshye ushobora kugenda ukapplyinga nko muri African Leadership University nibaguye full funded scholarship bakaguha yenda bakagwa kwishyurira igice pasho. Icyo gihe ushobora kubishyiramo hano niba baragwaye pasho ukabishyiramo neza, wamara kubishyiramo ukagira ute waza hano bazaguselectinga bakakwishyurira amafaranga yose asabwa ndetse n'ibintu byose n'amafaranga gutunga bakakumenyera. So niba ari university uteganya ku applyinga mu kabutera ikora application nabyo urazo bishyiremo hano. Ikindi niba warigeze wapplyinga ukapplyinga muri university waremewe muri program yego, niba barakwemereye bakaguha ikigo urashyiraho yes. Niba ari no hari igihe ushobora applyinga niba baguye full funded scholarship ariko bakakwemerera ikigo, icyo gihe ushobora kuza hano ugashyiraho yes. Hanyuma numara kubikora neza uraza ujya hano kuri health and economic background. Hano urashyiramo amazina y'ababyeyi, ushyiremo umuntu warusanga ugusupportinga mu bintu bijyanye n'amafaranga mu buryo butandukanye. Hanyuma numara kubikora neza uraza hano ujye hano selecting ese muri bangaye mu muryango wanyu, niba muri abantu 5 cyangwa abantu 5 bitewe n'umubare wanyu. Ubwo ngiye hano ubwo ndi kubari ku rugero ntago ari kuvuga ngo niki uze numara kubikora neza ibyo bintu uraza ujye hano how many are still going on school. Uravuga ati ni bangaye bakijya ku ishuri usange yenda ni 4. Numara kubivuga uraselectinga nyine bitewe n'iki nuko mwe bimeze. Numara kubikora neza uraza ujye hano ni usobanura abantu bangahe mu muryango wanyu bakora bafite akazi bagira bafite income runaka binjiza mu ese hano ubuzima bwawe how's your health, ubuzima bwawe buhagaze bute. Ubishyiremo neza ubisobanure uko ibintu byifashe kugira ngo ubone support iturutse kuri these numbers have faces. Have you applied to other bursary programs? Hano niba bari kubaza niba warigeze wapplyinga mu zindi bursary programs. Niba ari yego uraza hano bisobanure uvuga uburyo byagenze. Hanyuma hano barakoza ese ushobora kuba hehe mu gihe uba uri kwiga, ushobora kuba campus cyangwa se wabana n'ababyeyi bawe. Ni urugero hano nabwo urasobanura ushaka kuba campus kugira ngo wese focus n'amasomo cyangwa ubaye ababyeyi bawe batuye hafi akaba warapplyinze muri university yegera ababyeyi ukavuga ko ushobora kuba ukomeza kubana n'ababyeyi. Byose urabisobanura bitewe nuko choice yawe imeze. Hano how will your living arrangement be found, uko bizaba baba arranged kugira ngo aho uzaba bazamenye uko bakwishyurira nyine nuba selected. Hano tugeze kuma activities information. Aya activities information uragenda ushyiramo information za activities zitandukanye wagiye uparticipatingamo, haba church, ibintu bijyanye na sport teams, ama club, ama group ari volunteering ndetse n'ama responsibilities n'ama roles atandukanye wagiye uhagira. Ikindi tugeze kuma personal essays. Aya personal essays ugomba kuyitondera, ugomba kwandika neza nturenze amagambo 150 nkuko babivuze hano. Iyo yarengeje ntago ibyo biba biri kugabanyiriza amahirwe kandi ugomba kubyandika mu cyongereza cyiza. Ku bantu ushaka ubufasha kuri izi essays muza kutwandikira kuri email yacu nza kubahereza cyangwa contact ndi bubahereze, hanyuma mutugane tubafashe gukora iyi application neza nkuko bisabwa. Hanyuma hano izi essay muri kuzibona nkuko zigeze kuri zingahe. Iyi ni essay ya mbere hano muri kubibona. Essay ya mbere hano ni iyi ngiyi, iyi ni ya mbere, iyi ni ya kabiri. Essay ya gatatu ni iyi ngiyi hano ngiyi. Hano ya kane nayo ngiyi ise ya izi ni ise zigeze kuri zingahe kuri 5. Izi ise ugomba kuzitondera. Hanyuma ku bantu bashaka gukora neza application kugeza isoje, hano hari reference munaza gushyiramo abantu baba reference, ushyiremo amazina, nimero zabo ndetse na email yabo. Hano ushobora gushyiramo question and comment. Ibi nabyo ntago ari ibintu bigoye cyane. So iyo umaze kubisoza neza byose application yawe ibigeze ku musozo, uhituza ukagira ute ukajya hangaha kuri submit ugakora iki, ugakora submit ya application yawe, then
ugategereza ko uzaba selected. Abantu mukeneye ubwo bufasha mujye muri description cyangwa muri comment kucyo utasobanukiwe cyose, ubaze ikibazo wifuza kubaza, hanyuma tube twagufasha gusobanukirwa kugira ngo udacikanwa n'ikintu na kimwe.